Reka tubasuhuze kandi tubifurize ibihe byiza mwebwe abakurikirana channel SDA/RM Rwanda, ni channel y'itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi bavugurura. Nshuti tubana umunsi ku wundi, turagarutse muri studio, nitwa Ukugize Jean Pierre. Reka nakire mwene data Aimable abasuhuze, noneho dukomeze n'ingingo yacu mu munsi. Murakoze cyane, nanjye nitwa Nshimiyimana Aimable. Arakoze cyane Aimable, reka dusenge noneho dukomeze n'ingingo yacu y'uyu munsi. Urakoze data, turagushimye muri uyu mwanya mwiza, tugushimiye ko uduhaye amahirwe yo kwiga kuri iri koranabuhanga. Dusenze twinginga kugira ngo umwuka wera dufashe kandi imbaraga mvajuru ibane natwe, kandi dusenze dusaba kugira ngo umwuka wera azafashe abazumva ibi byigisho kurushaho kubisobanukirwa. Ubuntu bwawe bubane natwe mu izina rya Yesu tubyambaje, amena. Murakoze cyane. Uyu mwanya tugiye kwiga ingingo itubwira ngo kwinginga k'umunyabyaha. Twabonye ko dukeneye kumukiza, twabonye mu ngingo zatambutse uburyo Adamu yiremeye ubucocoro, uburyo natwe tubyiremera, nyamara uburyo ibyo byose dukora ntacyo twakwigezaho, kuko ntabwo twabasha guhangana n'ubwiza bw'Imana. Nyamara iyo twambaye Yesu, iyo tujyawe ubwa kabiri tukagira imico ikurira muri Kristo, izatuma tubona ubwami bw'Imana, kandi nibwo tuzabasha kubamo kubera ko tuzaba twambaye gukiranuka kwa Kristo. Rero reka twumve ingingo itubwira ngo kwinginga k'umunyabyaha. Reka dusabe mwene data Aimable n'ubundi akomeza yikwigisha bikane. Urakoze cyane. Iyi ngingo ivuga ngo kwinginga k'umunyabyaha yerekana neza uburyo umunyabyaha ukomeye, nyine umunyabyaha nkatwe, umunyabyaha ukora ibyaha, uhukanye kamere y'icyaha, uburyo yagera ku butungane. Kino kibazo cyerekana amasomo aboneka mu Baroma, aho Pawulo avuga ati naguriye gutegekwa n'ibyaha. Ese ninde wagize umubiri untera gukora ibyaha, uyu mubiri upfa? Ngira ngo warabisomye mu Baroma. Aha ngaha rero hagaragaza neza uburyo umunyabyaha yakwiyunga n'Imana. Ariko igitabo cy'Abaroma kubera gisa nk'igikomeye kandi gisobanura gutsindishirizwa mu buryo bukwiriye. Agabura n'iriya ngingo yitwa gutsindishirizwa irakomeye kandi rimwe inanditsemo neza rwose. Hari umuyobozi wacu umwe, umwigisha yaratwigisha aratubwira ati ingingo yitwa gutsindishirizwa ihitana abantu na benshi, bayisobanura uko bishakiye, bakayigendamo uko bishakiye, bakikurira umujinya w'Imana, bakikurira ibibazo aho kugira ngo bikemuke. Iyi ngingo rero irakomeye kuko ubundi rero zirya mu ijuru. Rero ngewe cyo mu gitabo cy'Abaroma maze kubona uburyo gisobanura ibi bintu, ubu umuntu atangiye gukira. Mwambikurikiye namwe mushatse mwamfasha tugakomezanya tukajya twigana icyo gitabo cy'Abaroma, kuko impamvu natangiye kukiga kandi ubwo buntu bw'Imana ukoze nzagisobanukirwa, Imana izamfasha. Kubera ko Abaroma Pawulo yandikiye yagiye nta muntu warimo w'injijuke cyane urenze, kuko harimo abahinzi, harimo abacuruzi, harimo abakanishi, harimo ababaji n'abacuzi. Niba barasobanukirwa no gutsindishirizo, bagasobanukirwa n'uburyo umunyabyaha rw'imbi nkatwe yakwiyunga n'Imana akajya gukiranuka, ni gute twebwe tutabisobanukira? Rwose sinihaye umugambi kandi Imana izancoza pe. Rero maze kwinginga k'umunyabyaha kuri iyi ngingo kwa kane herekana neza uburyo umunyabyaha aba ababaje. Abaroma 7 no turi umurongo turasoma wa 12, wa 14 n'uwa 24 turebe. Rero ahangaha twayibonye Pawulo yitegereje ibyo byose, niko kuvuga ati noneho amategeko nayera, ndetse n'itegeko ryose ni iryera, rirakiranuka kandi ni ryiza. Ariko ubwo nkora ibyo nashaka, nemera ko amategeko ari meza. Hanyuma abishimangira ababaye, afite agahinda mu mutima ati tuzi yuko amategeko ari ay'umwuka, ariko njyewe ndi uwa kamere, ndetse naguriwe gutegekwa n'ibyaha. Ayo masomo nuko avuga. None niba umuntu ari uwa kamere yaraguriwe gutegekwa n'ibyaha, ni gute yakwiyunga n'Imana? Ese twakwigira iki ku mukurambere wacu Yakobo, buboneka mu Itangiriro 28?
wabivugaho iki ku mukurambere wacu Yakobo? Nk'uko neza rero ku kibazo cyanjye. hano iyi ngingo na Pawulo ndetse buriya tuzanabibona no mu cyigisho cya 6 tuzabona ko buriya ntabwo umuntu yakira atamaze kwimenyaho uburwayi. Ubu uwaza akagutera nk'igikomere kiremereye ariko ntubimenye, ntabwo wahita ujya no kwa muganga. Hano rero uyu Pawulo yari amaze kumenya ko yaburiwe gutegekwa n'ibyaha, yari azi ko atwarwa n'ibyaha, yari yabimenye nk'uko Imana yabimushishuriye. Mu gihe twebwe n'umuntu ukubwiye ngo uri umunyabyaha muratonga, murashwana, ushaka ko bakubwira ko uri umukiranutsi. Iyo umuntu akubwiye ko wakosheje uba wumva utarishaka kuko uri umukiranutsi. Rero igihe tukiyumva dutyo ntabwo bikunda. Icyo twakwigira kuri uyu mukurambere wacu nuko igihe yamaraga gukora amakosa yaranzwe no kwicisha bugufi. Ni ukuri Yakobo tukivuze nicyo yakoze ikintu cyananiye Eva na Adamu. Nubwo mbere birwanagaho ngo babuze icyo bambara bagira isoni yo kuza imbere y'Imana, ariko Imana barije Adamu iti none se Imana yahise imuvumbura ibona ko ikibazo atari imyambaro. Yamara ati ninda gwe kwambaye ubusa kugira ngo ugire isoni zo kuza imbere yanjye kanyihisha. Abo ntiwariye ku mbuto za cya giti nakubujije kuryaho? Yaremeye akagira yavuze ko yaziriye ariko nahita kanga n'umwe nazi imyaka kumye azirye. ntabwo imyaka ajya kugira ngo yemere icyaha nk'uko Yakobo byamugendekeye cyangwa Dawidi. Yesu avuga ati umugore wampaye yazimpaye ndazirya. Imana ihindukirana umugore iti wowe ni cyaguteye kurya ku mbuto z'igiti n'ababujije kurya? Ati inzoka warema. Murumva umunyabyaha ikintu akeneye, dukeneye cya mbere kwemera icyaha nk'uko kugize ari kumujeho, tukamenya nk'umukurambere Yakobo uburyo yumvise ari igicibwa, akamenya ko amakuba yose yatewe n'imigirire ye mibi. Nubundi abisoma aha ngaha, maze umwijima wo kwiheba ugatekamira umutima we ku buryo bitari mworoheye no gusenga. Ariko nubwo ari ubwiguge buteye ubwoba, Yakobo yicishije bugufi yihana icyaha cye abikuye ku mutima. Nicyo rero cyatumye burya ababanye. Arangije ahindurirwa izina, niyo mpamvu umukuru we Esawu cyamutwaye. Iyo atihana burya ari kumwicana nabi bose. Hari icyo warenzaho tukapfa kwige. Agakiza gashingiye mu kuba twebwe tutakwitegaho amaki. Buriya uzanarebe mu gihembwe gitambutse twize imigendanye n'amateka y'amame, twiga igitabo cya Daniyeli n'ibyayifu, ariko twabonye neza uburyo ubwami bwabagaho bugakomera bugatsinda amahanga, ariko nagajo ubundi bukabutsimira. Mu isi abantu babaho, wahega ubutwari bwawe birashoboka, amashuri wize, imbaraga ufite, ubuzima ufite, ariko iminsi irabihinyuza rwose, igihe kiragera bigashira. Ariko hano Yakobo wicishije bugufi, ndetse burya na Dawidi nawe yari umunyabyaha. Dawidi w'amafuti bose ukora ibintu bibi cyane, ariko akagira umutima uca bugufi igihe yagaragarizwaga ibyaha bye akihana. Ibi rero buriya tugize uyu mutima natwe gusengera agakiza byatworohera, hiyumvamo ko turi abanyabyaha, ibibazo byavutse burya n'inge wabiteye, ibi bintu byabaye muri sosiyete nabigizemo uruhare, tukiyumvamo umutima ko impamvu ari ugukiranirwa kwacu, byatworohera gukira. Ugera rero uvuze rwose nanjye ryo maraneko. Nanjye ndi umunyabyaha, ariko mparanira yuko buri munsi iyo nsenze yuko nakwiyunga n'Imana nkinginga. Kwinginga k'umunyabyaha turi kabunyigo kwa kane guhoraho. Yego ntawe ukwiye kubaho urimo. Ukwiye kubaho. Buriya Yakobo imyaka 20 n'ingahe mu guhungira, yahoraga asaba imbabazi z'icyaha cye. Yaburiye mukuru akongera agasaba imbabazi. Yarinze agera iwabo agiye guhura na Esawu, akimba bucyaha kigisaba kandi akigisaba imbabazi. Mu gihe uyu munsi iyo umuntu asabye imbabazi no muyitumye njya mbibona, umuntu akaza akatura icyaha yakoze, ariko kubera ko cyane agiye ku karubanda ntago acyatura kubera ko ari umutima wabimutegetse, ahubwo arabona agiye gucibwa, arabona agiye guhanwa, noneho yarangiza akatura icyaha abantu bakamubabarira. Ejo akongera akaboneka impamvu zisa na cya kindi, batubushize ko twakubabariye, ubu noneho byaje ibi ngo ariko rero ngo namwe ngo murazimbura, ngo nese ko mwambabariye ngo biriya mubizanyemo. Urumva ikibazo? Ntashaka ko nibyo yakoze mu kahise byongera kugaragara. Rero kwinya kumyabyaha rero bakwiriye kubaho buri munsi. Nyenko rwose tugasaba imbabazi buri munsi, tukumva ko
reba icyaha buriya nta nubwo ari n'ikintu kimanuka mu ijuru cyangwa kiva ahandi, ahubwo ni ikikurimo. Buriya icyaguteye gukora icyaha ejo ni nacyo cyongeye kigutera gukora ikindi. Niyo mpamvu nitwihana, ariko byose twabishozwa n'Umwuka we. Umwuka wera abidushoboza rwose mu izina rya Yesu. Murakoze cyane, reka dusoze iyi ngingo tubasaba kwimenyaho ububi bw'icyaha kugira ngo dusange Yesu adukize. Tubifurije guhirwa muri izo nzira z'uko umunyabyaha akwiriye Kristo mu izina rya Yesu. Amen. Amen.